niko kanya rero ngo tubahereze update nkuko musanga mu bizi turana kugenda kugira ngo tugende tubahereza amakuru agezweho gatanu kuri gatanu, nta kintu na kimwe kiducitse, nta kintu na kimwe kigomba kuducika. Twe tugomba kuba turi tayari kabisa. So muri kano kanya rero ninjya kuvuga update ntago ndibuze kuba nakirengagiza ko kuri uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere ku munsi wo kwa gatandatu 2024 hari kuba ubukwe bwo bita Kimenyi Eve ndetse na Muyango. Muri kubyumva nyine ni ubukwe buri kuba ubungo mu minsi yashize hari habaye gusezerana imbere y'amategeko. Abantu bavuga ati rero gusezerana imbere y'amategeko birabaye, bakomeza bategereza batese bazanasezerana imbere y'Imana, bazabyereka ababyeyi. Ese nyuma yo kubyereka ababyeyi bazabyereka Imana nyine bazagera imbere y'urusengero? Uyu munsi rero Kimenyi Eve bakwise bangora bahita bagatereka dukomeze n'indi mihango. Ni mu gihe tugitegereje n'uwo bita Kenisol. Ku munsi w'ejo Kenisol nawe mbibutse ko nawe yakoze ubukwe. Kenisol nawe yasezeranye imbere y'amategeko, nungu turacyategereje se imbere nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko ni iki gikurikiyeho, niye ntambwe ikurikiyeho ya Kenisol. Ese azasezerana imbere y'Imana rya cyangwa se nawe indi mihango izaba rya? Reka dukomeze dutegereze, cyane ko nubundi ibyejo hari yabigize ibanga, ariko nubundi nta kuntu byagenda, nta kuntu yabigira ibanga ngo nubundi abantu babure kubimenya. So rero kuri uyu munsi rero kuri wa gatandatu tariki 6 z'ukwa 2023 Miss Kimenyi Eve, Miss Muyango ndetse na Kimenyi Eve barimo barasezerana. Hari kuba imihango yo gusezerana aho gusa no gukwa byabereye ku Gisozi hazwi nka Romantic Garden, ndetse ubu ngubu bakaba bari kwitegura no kujya gusezerana imbere y'Imana. Nekeza ko ahubwo nabyo nyine bigeze kure, inkuru muraza kuba iraza gusohoka n'ubundi byose byamaje kuba tayari, bimaje kuba byaba ready. Okay, so nuko ngo rero ni ibyishimo byinshi ku bakunzi ba Kimenyi Eve ndetse na Muyango. Ariko buno bukwe bwaranzwe n'udushya twinshi, bwaranzwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye bibwitabira. Ikindi nakubwira nuko uwo bita Victor Rukotana niwe waje kwasusurutsa abari bitabiriye ubwo bukwe, abari bitabiriye ubukwe bwa Kimenyi Eve ndetse na Muyango. So ikindi kintu navuga buno bukwe bwaranzwe nuko hajemo ibyamamare bitandukanye navuga noneho ikintu navuga kuri angle zose abastari dusanzwe tuzi mu mupira w'amaguru bari bahari. Ikindi abastari dusanzwe tuzi muri showbiz hafi ya bose bari bahari. Ikindi nanone abandi bantu bari bahari, ndetse n'abamiss abanyampinga bagiye batandukanye nabo bari bahari. Noneho ukurumva nyine n'ubukwe nyine navuga ko bwari nyine n'ubukwe bwa star. So uyu mwaka dutangiye cyangwa se iki gihe turi kujyamo, sinzi impamvu biri gutangira gutya tugenda tubona abastar byamamare bigiye bitandukanye bigenda bikora ubukwe, mu gihe mu myaka yashize hari abastar benshi bazaga kuri social media bagati nagikwe. Aba nyine mu myaka yashize abastar benshi batwinspiraga ko tugomba kubaho nagikwe, ko nyine gukora ubukwe nyine ari ibintu bitari ngombwa. Ariko uyu mwaka 2024 hari ikintu kiri guhinduka, bigaragaza ko dushobora kwisanga natwe rwose mu minsi iri imbere natwe byaciyemo bikagenda neza. Namwe babona ukurikiranye kino kiganiro nawe ukabona ejo bundi ushize umwana amaguru, mba ko nyine nicyo kintu cyiza cy'imgenzi kandi nawe nakwifuriza, kuko nyine urugo ni umugisha, umugore ni umugisha, kandi umugore ni byiza cyane. So reka tunikomereze. Ni byinshi rero biri kuranga kino cyumweru muri update, ni byinshi cyane biri kugenda biranga iki cyumweru. Ni byinshi navuga, ariko nubundi nakomoje kuri buriya bukwe bwa Kenisol bw'ejo. Nyuma y'ubukwe bwa Kenisol murabizi ko bita Melody yari yageze mu Rwanda muri icyo gitondo. Haje kwa rero hagaragara amashusho yahuye na Kenisol ndetse na Coach Gaël bari kumushimira bavuga bati wakoze kabisa, wakoze akantu k'abagabo. Urumva rero niko byaje kwa byagenda. So nari kuvuga kuri buriya bukwe bwa Muyango, ariko nibagirwa kubabwira ko uwo bita Maria Yohana umwe mu ba legend, umwe mu bantu nyine bakomeye mu muziki nyarwanda, dufata nkaho ari umwe mu bantu nyine bafite uruhare runini cyane ku iterambere ry'umuziki nyarwanda, cyangwa se ku ifatiro ry'umuziki nyarwanda. Ari mu bantu navuga ko baje kuba
baririmbira ibyo bita nk'ibihozo Miss Muyango igihe arimo arasanganira umugabo we. Ntabwo naruga kwangwa ari mwana ahubwo niwe waririmbe no muririmbe igihe ari gusanganira umugabo we Kimenyi Yves. Ni ibintu byagaragaye neza cyane abantu bavuga ati kabisa cyo koza nyine Muyango nyine yabakosoye kuko cyane ko uyu mubyeyi ni umulegend cyane muri bino bintu by'umuziki. Urumva kwa nyine byagaragara nyine ari kuririmba mu bukwe bwawe bari ibintu bikomeye cyane nyine ku rwego rwo hejuru. Kinabwa kandi uko bita abari baherekeje bamwe mu bari baherekeje Muyango harimo uwo bita ni mwiza Megan yari mu bamuherekeje ni wabaye Miss 2019. Hakaza Cadette nawe yitabiriye Miss Rwanda 2019 urumva, ndetse n'abandi bakobwa benshi bazwi mu bintu by'imyidagaduro Ku ruhande rwa Kimenyi Yves we yaraherekejwe n'abakinnyi barimo Nshuti Innocent na Mugunga Yves ndetse n'umukinnyi wa filime akaba n'umunyarwenya Zaba Mr Call. Igihe aragiye gusaba no gukwa Miss Muyango. Ariko hano ubwo urumva ko mu bari bamuherekeje harimo Zaba Mr Call, ariko mu bari baherekeje ku ruhande rw'umugore harimo Miss Cadette. Kandi murabizi ko Miss Cadette yahoze ari umukunzi wa Zaba Mr Call. Reka turaza kuza kureba amwe mu mafoto ya kwa kundi abantu abaherekeje ku ruhande rw'umugabo n'abaherekeje ku ruhande rw'umugore ukuntu bagenda nyine umwagafata undi agafata uwe. Turaza kureba ese Zaba biraza kugenda bite, se araza kwifatira Cadette wiwe cyane ko arashize n'igihe tutabona bari kumwe nyuma yaho bakoze game yabo cyangwa se bakoze lifestyle bari bakoze movie igaragaza story yabo, igaragaza story y'urukundo rwabo. Ubwo nyine byagaragazaga ko Zaba Mr Call ashobora kuba abakunda bombi. Reka tuze kurako ko baza kuyase. Nanone ikindi kintu turi kwibaza nimba Zaba yatashye buno bukwe kandi tukaba dusanga tuzi ko ari umukunzi wa Linda. Ese na Linda aba yabutashye cyangwa Zaba hano araza kwayiberanye na Cadette? Turakomeza tubyibaza, ariko reka mbabwire ko byinshi muraza kuba mwabimenya hamwe natwe. Murabizi ko tuba turi hano kugira ngo tubahereze ibyiza mukwiriye. So reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kandi n'abandi mwese mufite gahunda zo gukora ubukwe muri uyu mwaka, reka mbifurize kuzagira urukwe bwiza, mbifurize kuzagira urugo ruhire. Ni byiza byinshi tuba tugomba kubifuriza. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza muri mwese rero. So komeza ugubwe neza.